bakristo bavandimwe, kristo yezu akuzwe. Bifurije kugira umunsi mwiza. Dusangire amasomo matagatifu yo kuri uyu munsi. Isomo rya mbere, isomo ryo mu gitabo cy'Abalevi. Muri iyo minsi Uhoraho abwira Musa ati, iminsi mikuru y'Uhoraho ni ikurikira. Kuri iyo minsi yateganyijwe kandi niho muzajya muhamagaza amakoraniro matagatifu. Mukabwibwi ku munsi wa 14 w'ukwezi kwa mbere ni Pasika y'Uhoraho. Ku munsi wa 15 w'uko kwezi hatangira iminsi mikuru y'imigati idasembuye yagenewe Uhoraho. Muzamara iminsi 7 murya imigati idasembuye. Ku munsi wa mbere muzahamagaza ikoraniro ritagatifu kandi mwoye kugira umurimo unaniza mukora. Buri munsi muri iyo 7 muzatura Uhoraho igitambo cy'ibiribwa bikongejwe burundu. Ku munsi wa 7 niho muzahamagaza ikoraniro ritagatifu kandi mwoye kugira umurimo unaniza mukora. Uhoraho abwira Musa ati, dore ibyo uzamenyesha Abayisiraheli nimumara kugera mu gihugu nabahaye maze mukeza imyaka, muzazanire umuherezabitambo umuba w'amahundo ya mbere y'umusaruro wanyu. Ku munsi ukurikira Sabato umuherezabitambo azaturira uwo muba imbere y'Uhoraho kugira ngo muwushimirwe. Kuva ku munsi ukurikira Isabato, mbese kuva ku munsi muzaba mwatuye Uhoraho umuba w'amahundo ya mbere, muzatangire kubara ibyumweru 7 byuzuye. Nimugeza ku Isabato ya 7 mubara, umunsi uzakurikiraho uzaba ari uwa 50. Umunsi wa 10 w'uko kwezi kwa 7 ni umunsi mukuru w'imbabazi. Muzahamagara ikoraniro ritagatifu, mwirinde kurya kandi muture Uhoraho igitambo cy'ibiribwa bikongokeye Uhoraho burundu. Umunsi wa 15 w'uko kwezi kwa 7 ni umunsi mukuru w'amahema. Ni igihe cy'ibirori byo gukesha ikuzo Uhoraho kigomba kumara iminsi 7. Ku munsi wa mbere ntimuzagire umurimo unaniza mukora, ahubwo muzahamagaze ikoraniro ritagatifu. Icyo cyumweru cyose muzakimara mutura Uhoraho buri munsi igitambo cy'ibiribwa bikongejwe burundu. Ku munsi wa 8 muzahamagaza ikoraniro ritagatifu, maze nanone muture Uhoraho igitambo cy'ibiribwa bikongokeye Uhoraho burundu. Kuri uwo munsi niho muzasoza ibirori. Ntimuzagire rero umurimo unaniza mukora. Iyo niyo minsi mikuru y'Uhoraho. Kuri iyo minsi niho muzahamagaza ikoraniro ritagatifu, maze mugatura Uhoraho ibi bikurikira: igitambo cy'ibiribwa bikongokeye Uhoraho burundu, igitambo gitwikwa cyangwa igitambo giseswa mukurikije imihango ya buri munsi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi. Nimuvugirize Uhoraho impundu, we mbaraga zacu. Ngaho nimuririmbe muvuze ishako, mucurange inanga ijyanye n'iningiri, nimuvuze impanda ku mboneko y'ukwezi no ku nzora yako, umunsi wacu w'ibirori. Iryo ni itegeko muri Isiraheli ryishyiriweho n'Imana ya Yakobo, itegeko yashinze inzu ya Yozefu igihe yibasiye igihugu cya Misiri. Iwawe ntihakabe imana yindi, ntugapfukamire imana y'imvamahanga. Ndi Uhoraho Imana yawe yakuvanye mu gihugu cya Misiri. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe Yezu ajya mu karere k'iwabo, ahigishiriza abantu mu isengero ryabo. Bituma batangara bavuga bati, ubuhanga n'ububasha bwinshi abikomora he? Uriya si wa mwana wamubaje? Nyina ntiyitwa Mariya? Abavandimwe be si Yakobo, Yozefu, Simoni na Yuda? Bashiki be bose ntiduturanye? None se biriya byose abikomora he? Nuko abatera imbogamizi. Yezu niko kubabwira ati, koko nta handi umuhanuzi asuzugurirwa keretse mu gihugu cye no muri bene wabo. Nuko aho ntiyahakorera ibitangaza byinshi abitewe no kutemera kwabo. Iyo ni Ivanjili ntagatifu.
Bakristo bavandimwe, kuri uyu munsi twizihizaho mutagatifu Alphonse wa Liguri, amasomo aragaruka ku ikoraniro no ku birikorerwamo. Gutura igitambo ni ugushimira Imana, ni ukuyisingiza, ni ukuyiha umwanya w'ibanze. Imana niyo idutumira natwe tukayitaba. Iyo turirimba tugira tuti iyo umpamagaye numva ijwi ryawe, bigatuma mpaguruka nkagana mu ngoro yawe. Byumvikana ko iyo tuje imbere y'Imana tuba tuje kuyiramya, tuje kuyisenga no kwakira amahoro, ibyishimo, ituze n'umunezero itanga. Icyo dusabwa ni ugutunganya no kubahiriza umunsi w'Imana, ni ugutura Imana yacu igitambo cyo kuyishimira ibyo yadukoreye, ibyo yadukoresheje cyangwa se yadukoreyemo, bigaragaza ububasha, urukundo, ineza n'ubuntu byayo. Ese ni iki Imana yankoreye cyantera kuyishimira? Ese ni iki Imana yankoresheje bigatuma abantu bakurizaho kuyimenya no kuyisingiza? Iyo twegereye Imana tuba tuje kuyibwira ko turi abana bayo, tuba tuje kuyishimira ibyiza yadukoreye, kuko akenshi birenga n'imyumvire ndetse n'imitekerereze yacu nk'abantu. Gusabana n'Imana no kuza mu ikoraniro ni umurimo wacu nk'ibiremwa, kuko twaremewe gusingiza Imana, gushimira Imana, kuyikorera ndetse no kuyiramya. Ibyo Imana itwifuzaho ni ibitugirira neza, ni ibituma turushaho kuyimenya kandi tugafata n'umwanzuro wo kuyimenyesha abandi. Mu Ivanjiri Yezu aratwibutsa ko abantu bose atari ko bazumva ngo bakire ijambo ry'Imana tubagezaho, ijambo ry'Imana tubamo. Siko bose bazakira ububasha bwacu nk'ubuturuka ku Mana. Benshi bazatekereza ko hari izindi mbaraga dukoresha, benshi bazadushidikanyaho. Bitewe no kutagira ukwemera, benshi mu bumva ubutumwa bw'Imana, benshi mu bo dutumwaho bazadusuzugura, bazaduhinyura, bazaduhinyuza, bazadusebya, ndetse bivutse batyo amahirwe yo gukorerwa ibitangaza. Nta hantu Yezu Kristo yakoze igitangaza atagendeye ku kwemera k'uwagikoreye. Niyo atagendeye ku kwemera k'uwagikoreye, yagendeye ku kwemera kuko abari bamuzanye. Niyo mpamvu rero gukurikira no gukurikiza Kristo bidukururira ibitotezo, bigatuma bamwe batwanga, bamwe baduhinyura, bamwe badusebya kandi bakatuvuga nabi. Mu gitabo cya mwene Siraki aho dusanga impanuro Imana iha uwiyemeje kuba umwana wayo no kuyikorera. Haragira ati, mwana wanjye wiyemeje gukorera Imana, tegura umutima wawe guhura n'imibabaro. Kuko mu byo dukora byose, cyane cyane iyo twamamaza ingoma y'Imana, cyane cyane iyo tugeza ku bantu ubutumwa bw'Imana, usanga duhura n'indashima, abantu badashobora gushima cyangwa se ngo bashimishwe n'ibyo dukora. Tuzahura n'intanyurwa, abantu batanyurwa mu byo tubakorera, abantu batanyurwa mu byo tubabwira biganisha kubagarurira Imana. Tuzahura n'abanangira umutima, tuzahura n'abibona bumva ko biyuzuye, badashobora kwakira inkuru nziza y'umukiro. Ibyo byose rero Yezu Kristo arabitwibutsa, kandi koko nta mugaragu usumba shebuja. Niba Yezu Kristo baramwanze bakamutoteza, ntibakire n'ijambo rye, natwe bishobora kutubaho, kuko tuvuga Imana, kuko dukorera Yezu, bikaba intandaro yo kudutoteza no kutatwakira. Dusabe Nyagasani rero ingabire yo guhora iteka twifuza kugendera mu nzira y'ubutungane, ingabire idushoboza kwamamaza Kristo dushize amanga. Nyagasani Yezu nabane namwe, ushobora byose kandi akaba na Nyirimpuhwe, nabaha umugisha, abarinda bakomeza bite babaha amahoro, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen.